Aha ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gatsata, akagari ka Nyamabuye, niho abahatuye bakomeje kugaragaza ko babangamiwe n'ubujura bukabije bukomeje kuhagaragara, ahanini buturutse ku bantu batazwi baza bakigabiza ingo zabo, bagatwara ibyo baba bafite. Umutekano muke muri aka gace bakagaragaza ko ukururwa n'abiganjemo urubyiruko rumara gukoresha ibiyobyabwenge rukishora mu kwiba aba bahatuye. Ujya wumva nijoro ukumva abantu mu ntabare mu nzu bakwibye, niba ejo hari umuturanyi bateruriye matera kandi twari turi hafi no mu rugo, ubwo ntibamenye ngo bayitwaye ryari. Umuntu bamwiba se utamenya n'igihe binjiriye, nanjye nshobora kuba ndaha ngasanga wenda baranyibye. Ariko ugereranyije n'umutekano muke n'ahantu ibintu by'ibiyobyabwenge bihari, ko kubikumiraho bisaba indi ngamba ikomeye. Ibisambo kuza mu ngo ushobora gusanga hakinze hakica ingufuri, naho birahari cyane mu ngo biba birimo, usanga barara bagendagenda, cyane no kugenda ugasanga gucapiye na telefone. Ntawe ukwambura ari umwe, ubwambuzi buriho, ati ngana kawe, ati ngina nguha amafaranga, akakwihana hatari amazu nkaho akaba arakwishe ngo singushaka. Byose birahari rwose. None se iyo nta mutekano wenda ngo urege babyumve, baragenda bati ibyo ari byose ntunandega se birantwara iki, urandega se unshinja werekana ndi waturebaga, ugasanga ikibazo nicyo. Aba baturage basaba ubuyobozi kubafasha mu gushakira umuti iki kibazo cy'umutekano muke muri aka kagari, nabo bakabaho batekanye kandi bafite umutekano usesuye. Ingamba zikomeye ni ugushyiramo nyine imbaraga, nkamwe ko muzi ari ngombwa kubica ngo biranduke burundu. Ntabwo babyitayeho, ariko ugiye ukarigutikana kandi bakakurikirana bakamufata babikekaho. Usibye kuba hari ubujura muri aka gace buherekezwa n'urugomo, ntibasiba no gutunga agatoki ubwiherero buhari bw'itorero ryitwa Umuriro wa Pentecote mu Rwanda, riherereye muri iki gice kuri ubu ryahagaritswe, kuba hari abagirirwa nabi bakajugunywamo, nyamara batanga amakuru ntahabwe agaciro n'inzego z'ubuyobozi bireba. Aho ngaho muri iyo wese irahari, iryo torero niyo ishyirwamo abantu, dore n'ingari gutya ifunze na beto, aho bituma abaho abagore bituma hari umufuniko bateruraho bagashyiramo, kandi ufata urwego ukajyamo. Waba ufite umuntu wawe wumva ko yaratawemo wamukuramo, ukambara amasashe hose ukemera ukajyamo. Tujyamo na take ukamarika gutya, arababaye amagufa. Iriya wese bavoma umwanda urimo bayisenye, bakuremo abantu bayisenye. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu mujyi wa Kigali, CIP Werarisi Gahonzire, asaba abaturage kurushaho gutanga amakuru ku bakora uru rugomo, akagaragaza ko polisi y'igihugu yiteguye gushyira imbaraga mu guca ubugizi bwa nabi buvanze n'ubujura bukorerwa muri aka gace, dore ko usibye gusanga abaturage mu ngo, hari n'abajya bategera abantu mu nzira bakabambura ibyabo. Icyo kibazo rero cyaje kumenyekana, polisi dufatanyije n'izindi nzego, inzego z'ibanze, izindi nzego z'umutekano ndetse n'amarondo, twaragihagurukiye ku buryo hagiyeho uburyo bwinshi butandukanye bwo gucungira umutekano abo baturage bakoresha, cyane cyane za muhanda uzamuka ujya Jari. Hari amapatroro, yaba amapatroro ya kumanywa y'amarondo, yaba amapatroro ya polisi cyane cyane amasaha nimugoroba, ndetse n'izindi nzego dukorana mu gucunga umutekano. Abaturage nta kintu kidasanzwe tubasaba uretse icyo gutanga amakuru. Polisi y'igihugu ikomeza ishishikariza abaturage mu kurushaho kugaragaza uruhare rwabo mu kwicungira umutekano, kandi bakarushaho kugaragaza ahagaragara ibikorwa nk'ibi by'ubujura n'urugomo, kugira ngo ababikora bashakishwe bafatwe. Abiba abatuye muri aka gace bahita birukira mu mashyamba ahari mu nzira zerekeza mu murenge wa Jari. Ngenderuwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.